n'akandi kanya data yaturemeye kugira ngo tunezererwemo, n'akandi kanya Yesu yaduhaye kugira ngo twishimiremo. Turanezerewe, turi mu bwiza bwawe Kristo, turi amahoro tutabigizemo urundi ruhare, ahubwo ari imbabazi zawe. Iki ni ikindi gitondo yakurwaniriye, mwanzi yaguhigaga, ntawe uri we, ntacyo uri cyo, nta kintu na kimwe waba uri cyo cyatuma umwanzi ataguhiga, usibye kuba imbaraga
ntago twiheba kuko tugufite, ntago tugira umutima uhagaze kuko uri kumwe natwe, ntabwo twagira amarira kandi ngo tuzahaze, tuzi neza ko turi kumwe nawe. Data, iki ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umunezero, ni igitondo kandi isi itazongera kubona. Iyo mpamvu aka kanya k'ibyishimo, aka kanya k'umunezero, aka kanya ko kwishimiramo, Data duciye bugufi turafatanya n'isi yose. Ndafatanya n'abankurikiye muri uyu mwanya, hari n'abandi baryamye batabonye uko babyuka, hari abandi baryamye bakerewe baracyasinziriye, hari abandi batabasha kumva iyi radiyo ngo babashe kunyumva muri iki gitondo, ariko uri kunyumva muri iki gitondo uhagarare mu cyuho cyaho utuye, uhagarare mu cyuho cy'umuryango wawe, uhagarare mu cyuho cy'inshuti zawe, uhagarare mu cyuho cy'umurenge, uhagarare mu cyuho cy'akarere, uhagarare mu cyuho cy'intara. Hanyuma dusengane, twica umwuka wose w'ubugome, twica umwuka wose wo kwihora, twica umwuka wose wa sekibi wirwa uzerera mu isi, ushaka abo wahemukira, ushaka abo waconshoma. Twica umwuka mubi wose waterera mu kintu icyo ari cyo cyose. Ngaho biza biraza bigahitana abatari bake, ngaho icyorezo kiraza kikadutwara abatari bake, ngaho impanuka ziraza zikadutwara abatari bake, ngaho inzara irarya benshi barara bihambiriye umukanda, abo ni abacu. Ngabo benshi barara barwana n'umubiri kubera uri kubababaza, rimwe na rimwe benshi barivuza ntibamenye n'ibyo barwaye. Ndabizi neza ko byagenda kose ibi bibabaza abantu bacu turi kumwe, tugendana, dusengana, tuvukana, twiriranwa, ababyeyi bacu, abana bacu barwaye indwara zidakira. Aba turi gusengana nabo, duhagaze kuri uyu musozi wo gusenga, kandi mbere yaho twabanje kubatambira igitambo cy'amashimwe. Twavuze ngo Data wagize neza, warakoze, na n'uyu munsi turi amahoro. Data wakoze imirimo ihambaye, wagize neza, uyu munsi turi amahoro. Isi yatugambiriyeho ibibi kuko itagomba kutugambiriraho ibyiza ntabyigira. Abantu batugambiriyeho ibyo batekereza bijyanye n'amarangamutima yabo yuzuye amarira cyangwa yuzuye ubugome, kuko benshi baraturoze, bandi baratugambanira bashaka kutwicisha. Abantu baratugambaniye, ntago nkubeshya, urabizi. Niba batarakugambaniye uhuye n'abarozi barakuroze. Bano bombi nta n'umwe wifuzaga kubaho. Niba mutarahuye hari uwakugiriye ishyari rikomeye, uwo nawe ari muri iki cyiciro cyabo. Abandi baragututse, bakuvuza amagambo y'ibinyoma, bakuvuza amagambo yo kugusebya. Abo bose bari muri iki cyiciro. Muri bo nta n'umwe wifuzaga kukubona uri muzima, bose bifuzaga kukubona uri umurambo. Ariko uyu munsi Data yaguhagazeho, akuramburaho ikiganza cy'imbabazi, akuramburaho ikiganza cy'urukundo, aravuga ngo humura mwana wanjye, turi kumwe. Kabone nubwo Isiraheli itakumenya, ariko njyewe ndakuzi. Kabone nubwo igihugu kitakumenya, njyewe ndakuzi. Kabone nubwo umuryango wawe utakumenya, ugasa n'utarakubyaye, ugasa nawe mutavukanye, ugasa nawe udafite uruhare kuri uwo mutungo, ariko njyewe ndakuzi mwana wanjye. Humura, ni njye wahagararanye nawe. Humura, ni njye wakurinze. Bo twasenganye ubushize nababwiye urugendo, babwira ibyo Imana yankoreye. Imana iranzura, nari napfuye, kandi Data wambyaye ari we wanyishe, ariko ndazuka mbaho ndi muzima. Icyo gihe nari mfite umwaka umwe, uyu munsi maze kugira imyaka y'abasaza. Wakwibaza ngo uyu munsi ahanjye ntihari kwibukwa na gake, nta n'uwakibuka ko runaka yigeze kubyara umwana w'umuhungu.
ariko Imana yahagararanye nanjye iravuga ngo ugomba kubaho kuko nkufitemo ibikomeye, kuko nakuremye ngushizemo iby'ubutunzi, kuko nakuremye nkuhaye bizagirira benshi umumaro, kuko nakuremye nshizemo ibintu muri wowe bizatunga isi, nakuremye nzi ko uyu munsi ku itariki izi n'izi uzasenga, uzawusengera abantu, umunsi n'uyu uzawusengera abantu, uzawusengana n'abantu, uzaba utuye aha, uzaba uri umugabo. Ndakubwiza ukuri, Imana itugambira bikomeye ikaturinda. Umunsi ihagararanye nanjye, umunsi ndayibona. Haleluya. Undi munsi nawo bikomeye, amasasa ari ku mutwe ari he hose, bari bariciye mu kaguru, ngira ngo napfuye byarangiye, ndaryama ndapfa. Icyo gihe ndumva ndapfuye, ariko Yesu ni mwiza. Yesu ni mwiza, ntawe usa nawe, urahambaye. Cyampa abantu bose bakavuga Yesu, cyampa ibyaremwe byose bikavuga Yesu, icyampa ururimi rwawe rukavuga Yesu, icyampa ingeso zawe zikavuga Yesu, icyampa amagambo akuva mu kanwa akavuga Yesu, icyampa bakwitegereza bakakubonamo Yesu, icyampa aho ukorera ugahinduka Yesu, ugahinduka Yesu, icyampa nonaha aho ugenda ugahinduka Yesu musa, icyampa ahantu hose ugahinduka Kristo, icyampa ingeso zawe zikaba iza Kristo, icyampa karagiteri zawe zikaba nk'iza Yesu, icyampa umwuka w'Imana agatura muri wowe akakwigisha ibyo ukora, akakwigisha ibyo uvuga. Uwo ni umufasha yavuze ngo ndabasigira umufasha. Byari bikomeye inshuti yanjye, byari bikomeye, ariko Yesu yari afite ibyo agiye kutuvugaho. Ndabyibuka ntibimvamo. Iyo minsi ntijya igenda ngo imvemo, ituma ashima. Umunsi umwe nizera umushumba yaranyoboye rwose, ndi umwana mwiza, ndi umuririmbyi, ndi umuprotokole, nkora ibintu byose. Afata umwanzuro anjyana mu buroko. Ndavuga, Mana, kubera iki? Ndarira. Icyo gihe sinzabyibagirwa, nari muto, ndarira amarira menshi. Abo nsanze mu buroko baturacyari umwana sha, ufite imiteto, cara aho ngaho ubone. Kandi koko ndabona, icyo gihe ndabona, menya umuntu uwo ari we, ariko Yesu ni mwiza. Niki cyasimbura Kristo uri muri nge? Niki cyasimbura Kristo uri muri nge? Ntacyo. Nshuti yanjye uri kunyumva muri iki gitondo, turi gusengana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ku bwawe. Yesu niyamamare ku bwawe, Yesu navugwe ku bwawe, imbaraga z'Imana nizigaragare ku bwawe, gakiza kajye mu bantu kubera ko wowe wabigizemo uruhare. Bantu mwese bakizwe, bantu mwese bahindukire. Bantu benshi bafite ubwoba, bantu benshi baradagazwe, bantu benshi ntago barimo barabona inzira. Benshi muri bo bayobotse inzira y'abapfumu bajya gupfumaguza. Witeguye gupfa nabi, witeguye umuvumo muremure, witeguye ibyago bitava ku muryango wawe, witeguye agahinda ko mu mutima. Benshi barwaye agahinda gakabije bagatewe n'iki? Nawe niba ujya mu bapfumu, niba umuryango wawe gukingukiye ukagenda mu bapfumu, ugende wikandagira, ugende akaguru runono, uvuga uti ndi kumwe n'umubi, Sekibi aranyoboye, aranjyanye amfashe ukuboko, agiye kunta mu myuka ye, ariko si imyuka sinzayigwamo. Nshuti yanjye wakwitekerezaho wasubiye inyuma. Nshuti yanjye wakwitekerejeho wahindukiye gato ukagaruka inyuma gato. Nshuti yanjye wabitekerejeho wari imbaraga y'Imana yahagararanye nawe, ukabwira umubiri ngo nubwo uri gutuma njya kuraguza nonaha, nubwo uri gutuma njya mu bapfumu nonaha kubera uri kundya, ariko hari uwampaye uyu mubiri.
uwo nita umuganga, uwo nita umukiza ngiye kureba si we mukiza, kuko nawe ni umunyagahinda, abayeho mu buzima bw'umwanda, atuye ahanuka kabone nubwo haba hatanuka, aryama ate, imyuka imuyobora, abamukoresha baramukubita. Yesu avuga amagambo akomeye, aravuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. Uwo Yesu waramwakiriye, uwo Yesu uramuzi, uwo Yesu uramubona muri wowe ukamwumva. Iyo umugira ukagira Mwuka Wera ntago bugiye mu bapfumu. Yesu akureba n'amaso y'imbabazi, Yesu agukoreho, aguhindukize, uhindukire ugaruke ku murongo. Yesu akugarure mu murongo, Yesu yongere kukwiyegereza. Iki ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo cy'umunezero, ni igitondo data yaturemeye kugira ngo tukishimiremo. Ariko nshuti yanjye, itekerezeho nawe, wowe uri mu wuhe murongo? Ese ubugingo bwawe wabweguriye Kristo? Ese ubugingo bwawe wabweguriye data? Nta bindi bikurangaza, ntabwo nawe ugenda ukava ku Mana ukagenda. Data gutabare, data kugiriye neza, data kwambika imbaraga. Uhambereye maso ntabwo bamfite, kuko ndi kumwe nawe, kandi Yesu niwe umenyera byose. Kuva na mbere kandi yahagararanye nanjye, na uyu munsi ari kumwe nanjye. Nabonye ukuboko kwe, nabonye ubutabazi bwe, kandi ibi byose data abikora kubw'imbabazi ze, abikora kubw'ubuntu bwe. Nta giciro tuba twishyuye, nta kindi tuba twatanze, ahubwo ni urukundo rwe, n'ubuntu bwe, n'imbabazi ze. Twagerageje gukora, twagerageje gupanga ibyo twashaka gukora, twibwira ko turi mu buryo bukwiriye, ariko byaratunaniye. Data niwe wenyine waduhagazeho, data wenyine niwe watweretse imbabazi ze, data wenyine niwe twabonye. Isi yaturetse, isi yatuvuyeho, nta muntu n'umwe ubasha kutwumva, abantu batwirengagije, abo twitaga inshuti turababura, abo twitaga inshuti twababuze, abo twatekerezaga nk'abaturi hafi badusize, twisanga twenyine nta bandi bantu turi kumwe nabo. Ariko uyu munsi data yagumanye natwe, izina rye rihabwa icyubahiro. Data yaratwiyeretse, data yatweretse imbabazi ze, data yatweretse ubuntu bwe, data yaratuganirije. Uyu munsi ntiyatuvaho, ntiyatureka, agumana natwe. None turanezerewe, imitima yacu iguwe neza. Data ashirwe hejuru kuko yatubereye umubyeyi. Data ahabwa icyubahiro kuko yatweretse ubuntu bwe. Data tumuhimbaze kuko ari umwami. Data tumuvuga ibigwi kuko ni byose. Data tuvuge ko yatweretse imbabazi ze, nta wundi muntu wo kutwereka imbabazi uhari. Data tuvuge ko yatugaburiye, nta wundi muntu wari kutugaburira. Twari dushonje, twari twambaye ubusa, nta kintu na kimwe cyari kutuvugira.
nta kintu na kimwe cyajyaga guhagarara imbere yacu ngo kivuge ngo aba ni abana banjye, ngo aba ndabazi. Ariko data ni mwiza, data ni umunyembabazi. Data warakoze ko watweretse imbabazi zawe. Data warakoze ko wabaye bugufi bwacu. Data warakoze kubw'ubuntu bwawe bwinshi butagira akagero. Data warakoze kuko uyu munsi turi amahoro tubikesha ubuntu bwawe. Data warakoze ko uyu munsi tubasha kuvuga nyamara tutari dufite aho tuvugira. Data warakoze ko uyu munsi mu byo tuvuga, mu byo turirimba, tugerageza gukora byinshi bikatunanira, tugerageza gutera imbere kenshi bikanga, tukavuga ko shitani yaturwanije, kandi nibyo koko niwe mwanzi w'ibyiza dufite. Data kenshi hari ubwo twibwira ibyo dukora mu mitima ariko ntitubone intsinzi yabyo. Akanya keza, akanya kadasanzwe, duciye bugufi, turakwingiza kugira ngo twemerere imitima yacu izamure icyubahiro cyawe, ivuge gukomera kwawe, kandi tubivuge twizeye neza ko gusenga kwacu kugera imbere yawe. Ndabizi ko hari benshi bababaye, ndabizi ko hari benshi bafite agahinda, ndabizi ko hari benshi bafite umubabaro, ariko umubabaro wabo urawumenya mbere yuko njye nkumenya. Umubabaro wabo urawuzi mbere yuko njye nkumenya, ndetse amarira niyo mpamvu Data muri iki gitondo nsengeye umubyeyi. Arababaye, ararwaye, ntiyizeye gukira kubera ko yarivuje igihe kinini byaranze, uburwayi bwe bwanze gukira. Data, uburwayi bwe bwanze gukira, ndakwinginze ngo musure mu burwayi bwe, nubwo atakira nonaha ndi gusenga, ejo azakire, cyangwa mu kanya akire, cyangwa se nonaha akire, cyangwa se nubwo atari bukire kano kanya, ariko unyemerere Data, nsabe mwuka wawe wera abe kuri we, abe hafi ye, amuhumurize, amwereke urukundo rwe n'imbabazi, kuko ariyo kamere yawe. Uyu mumama arabazwa n'umubiri, kandi yifuzaga kubaho nk'abandi, yifuzaga kuryoherwa nk'uko abandi baryohewe, ariko ntago bikunze. Isi iramubabaza, isi ikomeje kumutera agahinda, isi ikomeje kumutera umubabaro. Data, niyo mpamvu nkwinginze ngo imbabazi zawe, ubuntu bwawe, kugira neza kwawe basi bimugereho, nawe abone ubutabazi buva kuri wowe. Ni ukuri arababaye, ababajwe n'umubiri. Data, turinginze kugira ngo umutabare, mutabare, mutabare, arababaye. Mutabare, umugirire neza, mutabare abone ukuboko kwawe kumugeraho, abone ubutabazi bwawe bugera kuri we, abone ubutabazi bwawe kuri we, kuko ndabizi niwe wenyine yizeye gukira,
niwe wenyine yizeyeho ubuzima, nta wundi muntu n'umwe yabonaho ubuzima usibye wowe. Mugirire neza, ndakwinginze mugirire neza. Uyu mumama arababaye, mugirire neza. Niko uyu mupapa ababaye, niko uyu mupapa afite agahinda, ariko ni wowe mutabazi. Wamutabara, ndabizi ko wamutabara, ndabizi ko wamwereka ikiganza cyawe cy'imbabazi. Ese uyu musore nawe nuko, uyu mukobwa nawe nuko, benshi bababuzemo indwara, benshi barivuje baburamo uburwayi, benshi babashatsemo uburwayi barabubura kubera ko batazi icyo barwaye. Ntabwo bazi icyo barwaye, ariko ndabizi Yesu, ndabizi Yesu, ndabizi ugira imbabazi, ndabizi ugira urukundo rwinshi. Muri iki gitondo ndabasengeye abana bawe, ndabasengeye abahungu n'abakobwa, ndabizi neza ko ubagambiriyeho ibyiza, kandi ndabizi neza ko uzabikora kubwo kwiyubahisha, bagaseka, bakishima, bakagubwa neza, bakuzura umunezero, bakuzura ibyishimo. Data, ndabizi neza ko nonaha wabakiza ubu burwayi bwabigizeho nabi. Bumaze igihe, ariko ndabasengeye. Wowe uri kunyumva nshuti yanjye rata, wowe uri kunyumva, ndabizi neza urababaye, ufite agahinda, ariko uri umwana w'Imana. Mubwire ngo data, ushaka umubwire ngo dadi, ndababaye, ndababaye, nta kibazo, ndi kurira ariko ndababaye, mfite agahinda, ndababaye, umubiri uri kumbabaza, inzara iri kundya, nambaye ubusa, ndasa nabi, nabuze mitiweli, ndakennye, ntawe mpamagara ngo anyumve, n'uwo mbwiye aranyijoga, n'uwo mbwiye aramvuga. Nta muntu n'umwe wanyumva, nta muntu n'umwe wanyumvira. Abana barababaye, bafite agahinda, bafite umutima w'intimba, baribaza impamvu bavukiye hano iwanjye. Kandi nibyo koko, ndi umugabo utabasha kugira n'icyo mbona ngo nzane mu rugo, so niyo nteye intambwe ngo nshakishe biranga. Mfite agahinda, ndagawa, ndasuzugurwa. Umugabo utabasha gutunga urugo, n'ukuri afite agahinda. Ni umugore, ni umumama, bana n'abana wenyine, umugabo yaramutaye. Urareba inzira ukabura inzira, urareba aho uca ukahabura, urareba hirya no hino bikanga. Basaza bawe ntibakumva cyangwa nta nabugira. Abagabo bakwirukanka inyuma, ni ukukwirukanka inyuma bagutesha umutwe, nta n'uwaguha n'ibihumbi 100 ngo ubashe kugira icyo ubikoramo. Ntabari aho gusa bitesha mutwe. Abasore bakwirukankaho, nta n'uwagutabara mu bihe urimo. Nawe wa musore w'abakobwa wirwa uhonga amafaranga, nta wagutabara mu gihe ugezemo. Abantu benshi muri kunyumva muri iki gitondo, hari umuntu ndi kubwira, ndabizi ko hari umuntu ndi kubwira muri iki gitondo uri kunyumva. Data yavuze ngo arambuye amaboko kuri wowe, data yavuze ngo ateze ibiganza kubera wowe. Kandi ni ukuri data, urabazi, ni abakobwa bawe, ni abahungu bawe. Ibyo bihe nibyo bicayemo, ibyo bihe nibyo batuyemo. Abandi ntibabuze ibyo, barabifite, barabitunze, ndetse bafite amafaranga, ndetse bafite imodoka nziza, ndetse bafite inzu nziza, ndetse bafite abana. Ariko kuki badasinzira? Ariko kuki bafite umubabaro? Kubera iki bafite agahinda? Kubera iki baguwe nabi disi? Kubera iki badashobora kubona ibitotsi? Yabuze amagambo meza yamujya mu matwi, kubera ko umugabo amubwira nabi cyangwa se aramukubita. Ni umugabo nawe yataye agaciro, ntako agifite, afite bamusimbuye.
umumama witurije afite bake babe batari bake basimburana aho ngaho. Biteye agahinda, biteye umubabaro, biteye kwiheba, biteye kwigunga. Benshi bibateye agahinda ko mu mutima, bandi bateye depression, bateye agahinda gakabije, bandi bibateye guhekenya amenyo, ntazi guseka. Ndabizi washinze iryinyo ku rindi, warahumuye, ntumwenyura kubera ko isi yarakubabaje. Wowe wizeye ugakunda ukamuha urukundo, umutima wawe akawuyobora. Uyu munsi niwe uguhemukiye, niwe ukweretse ko ntaho muziranye. Biragatsindwa, biragatsindwa, biragatsindwa gukunda umuntu ukamuha urukundo yarangiza akakubabaza. Biragatsindwa kwizera umuntu ukamubitsa amabanga ejo ukayasanga iwawe ku irembo. Biragatsindwa kumva umuntu ntacyo bitwaye ari inshuti yawe ejo akakuroga cyangwa akakurogera. Biragatsindwa kugambanirwa n'umuntu mwari mugiye gushira hamwe ngo mugiye gutera imbere, ariko umwuka wa Sekibi ukamwuzura akakugambanira. Biragatsindwa gukunda umuntu ukamuha umutima wawe wose ukamwereka ko umukunda, nawe akabikubeshya neza neza, akabikubeshya umutima wawe ukabyemera, ejo kandi wakajya kubivuga ahandi nawe yinginga asaba urukundo ataguhakaniye basi. Biragatsindwa kuba umuntu umwizera ukamuha utuntu twawe akaturya twose na envelope watumuhayemo akayirya, nayo ukazayimubaza ukayibura. Biragatsindwa, biragatsindwa, biragatsindwa gusa. Biragatsindwa n'iyaturemye, biragatsindwa na so. Kuko impamvu benshi barasengera kuri ibi bikomere, basenga bagasenga umwuka wo kwihora. Umwuka ni mubi, data ntawumva. Iryo sengesho ni imfabusa, riragutwara umwanya w'ubusa. Abandi barasenga bagasenga bafite agahinda mu mutima, bakubita agatoki ku kandi, ariko ubwo ukubita agatoki ku kandi, ariko ubwo usa naho urimo urahonda urutoki ku rundi, ndagira ngo utangarize ikintu kimwe: iryo sengesho ryawe ntacyo rimaze. Niba yarakuroze yakakurogera, uyu munsi bwira Yesu ngo kwihangana ndeba uriya muntu birangora. Mu mutima wo kwihangana, mu mutima wo gutsinda, mu mutima wo kunesha, mu mutima ubasha gutsinda uyu mwuka uri muri nge, utuma ntababarira uriya muntu ukabonera ugatansabye imbabazi. Hari abantu benshi bigirira kamere zabo, ariko muri kamere ugira ujye wibaza ngo ko mvuga nabi, ujye wibaza ngo ko mvuga ntontoma, ujye wibaza ngo ko nsubizanya nabi, wibaza ko ngira uburakari bwa kanya bwa buri kanya, ngira umujinya wa buri kanya. Iyo ni kamere yawe. Ujye ubwira kamere yawe ngo mbega kamere iri muri nge, kugira ngo mbashe kunezeza umutima w'Imana, nuko mbasha kugutsinda wowe wakamerewe, kugira ngo ukwizera kwanjye kujya imbere. Iyo kamere yawe yatsindwa mu izina rya Yesu Kristo. Iyo ngeso yakwizingiyeho, iyo ngeso yakunaniye, yatsindwa mu izina rya Yesu. Nanjye umwuka aranyobe muri iki gitondo, kandi ibyanyobe reka mbikubwire tubikore, tubisengere. Nuko bisengera, kuko data ntaduhitishamo, ahubwo areba idufitiye umumaro akabiduhera ubuntu. Ni ikihe kintu cyakwizingiyeho cyanze gukira cyabaye kamere mbi kuri wowe? Ingeso yawe yabaye mbi, urayizi. None ko nshaka ko tuyisengera muri uyu mwanya, ku mwuka mpata kuyisengera. Icyo kintu cyakwizirinzeho,
icyo kintu cyagwaye imbata kuri wowe, icyo kintu cyamaze kugufata ibitekerezo, ntushobora kuryama ngo utuze, ntushobora gusinzira ngo ubone amahoro, ntushobora kugenda utagikoze, ntushobora kugubwa neza utagikoze, ariko nacyo ni icy'akanya gato. Inzoga zakubayeho karande, ntushobora kunywa icupa rimwe ngo ujye kwiryamira, ni ukunywa mpaka yose uyamaze ukanikopesha, nkaho ugiye gupfa wagira ngo uri gusezera. Bibiliya iravuga ngo ni urushungandushi, inzoga ni urushungandushi, ngo murureke runywe ugiye gupfa, niko Bibiliya ivuga. Ubwo nawe uri umurambo ugenda, niba urimo uranywa ukiyahura, niba urimo uranywa urushungandushi ukiyahura, nawe ugiye gupfa. Byakwizingiyeho, byanze kukuvaho, uri umurozi, ntaho ufite wo guhera ngo bikuveho ukire ube muzima. Uri umunyeshyari, uri gutegura uburozi nawe. Data gutabare, data akugirire neza. Urwaruka inyuma mu bagore, umeze nk'ihene ya sekurume, wabuze umutima ukwicaza hamwe, ingute yose ubonye uyirukaho, cyangwa se nawe wa mugore we ipantaro yose ubonye uyirukaho, kubera impamvu. Ariko nta mpamvu n'imwe iri imbere y'Imana ikwemerera ibyo. Ntibaho. Benshi hari ubwo beza ibintu bakabyeza, ariko wabyeza utabyeza, niba cyarakunaniye, niba cyarakwizingiyeho, nawe ubwawe kirakubangamiye, bwira data agutabare. Nanjye mfite icyanjye nshuti, nawe ufite icyawe, n'uriya afite icye. Umuntu wese abwira Imana ngo iki cyanyizirinzeho, cyanyiziritseho, cyanze kumvaho. Maze dusenge mu izina rya Yesu. Maze wature kandi uvuga uti noneho umurongo nshaka n'uyu, umurongo nifuza n'uyu wo gukoreramo Imana, wo gukoreramo data. Data ntacyo wamukorera kindi, ni ukumuramya, ni ukumuhimbaza. None nuza guhita mu buryo bwo kumuramya no kumuhimbaza, ni ubuhe? Cya kindi cyari cyarakunaniye ukivunjemo kuramya Imana, kivunjemo kuramya Imana. Kibwira uti nagiraga umujinya mwinshi, ariko umujinya noneho nakabaye ngira uyu munsi ni uwo kurakara, ndakarira umugome urimbura abantu. Ifuhe nagiraga, ishyari nagiraga rirahindutse, noneho ngiye guhindukira, ngiye guhindura umuvuno, ntangire kugira agahinda ko mu mutima. Hahandi hari abantu bagira ishyari, bakarwara n'ibifu, abandi bakarwara imitwe kubera gufurekera umuntu. Aha rero data yaguhindura, gatangira kuririra barimbukira mu byaha. Wahinduka nshuti yanjye, wahinduka kimwe cyari cyarakwizingiyeho, ukavuga uti noneho ngiye mu kabari uyu munsi, ngiye kwicara n'abandi bose twasangiraga mbabwire ngo n'uyu munsi ntizikimpumurira. Noneho nazifataga nk'izihumura, none uyu munsi ntizikimpumurira. Zanteranyaga n'umuryango, zatumaga mbaho meze nk'usabiriza, ariko uyu munsi namenye Kristo, yaranzuye, yarampinduye. Iki cyanyiziringiragaho cyamvuyeho. Uyu munsi mwese nabagurira icupa, ariko nkababwira ngo mubitekerezeho, ejo niwo munsi wa nyuma, none niwo munsi wa nyuma. Uyu munsi wahindukira, uyu munsi wareba ku musaraba ukavuga uti mbonye Yesu, nanjye ndahindutse. Ndabizi neza nshuti yanjye, iyi nzira irimo amahwa, iyi nzira irimo byinshi bitugora, iyi nzira irimo byinshi bituvuna, iyi nzira iraruhije, ariko mwitange mutazananirwa mukigenda. Murye umutsima utera imbaraga, munywe n'amazi y'ubugingo, kandi mukomeze mukora imirimo yanyu myiza. Data nawe azabafasha mu mibabaro, data nawe azabarinda agahinda, data azabarinda umubabaro, data azahagana namwe, kandi data azabagirira neza.
Data, ndabizi neza kunyumva, uranyumva kuko ndi umwana wawe uwo wateguye mu gihe nk'iki kugira ngo nzagirire benshi umumaro, kandi kuba mbikora si uko ngewe mpatirizwa, ahubwo uri muri nge ugenda muri nge. Ibi ngibi babikora nk'ubuntu agiriwe, ni amahirwe ngiriwe kuba nsangira na benshi umugisha wo gusenga muri iki gitondo. Simbyirata ahubwo ndavuga ko ari amahirwe ngiriwe, si ugufasha abandi, nanjye ubwanjye ndifasha. Mu izina rya Yesu Kristo ndabizi kuntega amatwi ukanyumva. Nyumva muri iki gitondo, dufite byinshi byatunaniye, dufite byinshi byatunanije, ibyizingiye ku bantu byanze kubavaho. Kuganya disi biba kuri we, agahinda kaba kuri we, kwiheba kuba kuri we, bujura ubusambanyi gusinda biba kuri we, magambo mabi yaba kuri we, imvugo ya kamere iba kuri we. Ndabizi neza ko ibi byose byamwizingiyeho, ariko mu izina rya Yesu Kristo ndabizi ko uri Imana ikiza, ndabizi ko uri Imana izura, ndabizi ko uri Data mwiza, ndabizi ko uri Data wa twese, uzi intege nke zacu, uzi ibyo tugambirira, uzi ibyo tugendagendamo. Rebera uri umukobwa wawe, umugirire neza, yarabaswe, ibyamubasa urabizi, arimo arabivuga. Umusore yarabaswe, byamubasa urabizi, ntibimuha agahenge, ntibimuha guhumeka. Ndabizi neza uyu mubyeyi byamwizingiyeho, uyu mupapa byamwizingiyeho, mu izina rya Yesu Kristo. Kenshi abantu basenga, hari ubwo bakwereka ibibagoye, hari ubwo bakwereka ibibabujije, babuze umutekano mu masambu yabo, babuze umutekano mu mitungo yabo, bahora mu manza cyangwa se ntacyo bagira, mu izina rya Yesu Kristo. Ariko kenshi bamwe baribagirwa ko ibyo byose bizarangira. Dufite amalisiti y'abantu benshi bapfuye, bari bafite imitungo ikomeye, bari bafite ubutunzi bwinshi, bari bubashywe, bafite amazina akomeye, bari abantu bavuga rikijyana, bari abantu bakoze iby'ubutwari uhereye kera, barwanya intambara nyinshi, ariko uyu munsi ntibakiriho, bageze ahacecekerwa. Ese ibyo barwaniriye barabifite? Basise ibyo wubatse uyu munsi ntibiri kutugirira umumaro nk'abanyarwanda? Basise uyu munsi ntibiri kudufasha, ntibiri gufasha umuryango wawe? Abari bafite ibitekerezo bizima batakiriho, basize babyanditse no mu bitabo no mu mpapuro. Ibyo bitekerezo birafasha leta, ibitekerezo birafasha beneri, ibyo bibazo birafasha za minisiteri zitandukanye. Ibyo banditse bakabisiga birafasha benshi kuba babigendera, bakavuga bati runaka yaranditse, ariko uyu munsi ntakiriho, yageze ahacecekerwa. None wowe urabyimbye umutwe nkande, uranga guca bugufi nkande, uranga gutuza nkande. Ntabwo ari gusuzugurwa, ntabwo ni ukubahwa, ni iby'icyubahiro. Ngiye ntuzaze kunyereka ko waciye bugufi, ariko disi umutima wawe uce bugufi, umutima wawe uce bugufi, umutima wawe uce bugufi, umanuke hasi uce bugufi. Bizatuma Data akorana nawe ibyo butware. Nawe uzandika ibitabo, nawe uzakina amakinamico, nawe ufite byinshi uzasigira isi, kubera ko uvuga uti none niba ngiye nkagenda maze kuryana na murumuna wanjye cyangwa na mukuru wanjye cyangwa na mushiki wanjye, dupfa isambu iraho. Izina rya Yesu Data kurebana amaso y'imbabazi. Iyo sambu nta nubwo tuzayigushinguramo, iyo modoka yawe nta nubwo tuzayigushinguramo, icyo gitanda cyiza, iyo nzu uzagenda ahubwo abandi bayizemo batanabivunikiye, wowe bivunikiye bizakubana ibibazo ko uzaba utakiriho. Oya, uzaba wageze ahacecekerwa, ahubwo hari n'abo urambiye bifuza kuva mu nzira vuba
kugira ngo babone uko baryama iwawe, babone uko batura mu nzu yawe, babone uko baza muri bizinesi yawe, babone uko bafata intebe wari wicayeho wenda uyoboye, bari benshi badashaka kubaho. Ariko ikinejeje nshuti yanjye, data yagukunze urukundo rukomeye, data yagukunze batabizi. Ibuka cya gihe kera uri umwana uterateranya ibintu byanze, uteranya imibare bigahwana na mwenze, ibintu byanze ugateranya ugasanga ni uri muri mayinazi, ukabara ugasanga uri muri mayinazi, ibintu byose byanze. Ariko uyu munsi nshuti yanjye, wateranya bigakunda, uravuga bigakorwa. Ndabizi data niwe uzi umutima wawe, arabizi neza ko uri umwana mwiza disi. Twe hari ubwo tukubona mu bwana bo, ariko data atari ko akubona. Niyo mpamvu uri umucuruzi mwiza, wenda niyo mpamvu uri umuyobozi mwiza, wenda niyo mpamvu uri umwigisha mwiza, wenda niyo mpamvu uri umuhinzi mwiza, wenda niyo mpamvu ukora ibintu byawe bigakunda, mu izina rya Yesu Kristo. Igitondo kidasanzwe, igitondo cy'umugisha, igitondo data yaturemeye ngo tukishimiremo, igitondo cy'umunezero twicayemo tuguwe neza, igitondo tunezerewemo, ariko ni igitondo kitazongera kugaruka. Ese waba ubizi ko nimugoroba uri burire? Ndabizi ko uri kunyumva. Ese waba ubizi ko ejo uzarira? Ndabizi ko uri kunyumva. Ese waba ubizi ko uri mu marira ariko mu kanya uri buseke, data ari bugusetse? Waba ubizi? Waba ubizi ko nawe witeguye kubyara kandi nta ndiri mu nda ntayirimo, ariko nawe witeguye kubyara? Wazamura kwizera wajya kugura ibigoma, wazamura kwizera wa mukobwa watangira kugura amasahani, watangira kugura ibyombo, kuko ejo nawe uzaba uri umugore mu rugo rwawe. Ntuteshe mama wawe umutwe, nawe ugomba kujya mu rwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Wa musore we, wa muhungu we, data agufiteho umugambi mwiza. Waba igikoresho cyiza. Niba hari ikintu kiryoshye ni ukubona umusore mwiza nkawe, bogare yambaye neza, ahagaze imbere y'abantu ari kubabwira ukuri. Atumva uko Yesu avugana namwe, ataravuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, aravuga ntawe uza kwa data atamujanye. Aravuga ngo muze mwese abikoreye imitwaro, muze mwese mbaruhure. Ariko uyu munsi abantu baracikoreye ibibavuna, abantu bikoreye idini, ngo idini ryacu ntaho rizakugeza. Abantu bikoreye abandi ngo runaka oya byo ntaho bizakugeza. Abantu bafite imitwaro baravunitse, ariko umva kuntu Yesu yavuze, kandi ni wowe yabwiraga ngo wowe urushe, wowe uremerewe, wowe ufite agahinda, wowe ufite umubabaro, wowe wananiwe n'iby'iwanyu, wowe wananiwe n'ibyo mu idini yawe, wowe wananiwe n'ibyo ku kazi wanyu, wowe wananiwe n'imitungo yanyu, wowe ibintu byose byananiye, wowe ufite uburwayi budakira bwakwizingiyeho, ni kanseri, ni sida, ni diyabete, ni indwara zidakira zakwizingiyeho. Ariko Yesu avuga amagambo akomeye, aravuga ngo mwese muze kuri nge abarushe, abaremerewe, n'abameneye amaraso, narabapfiriye. Ubupfakazi bwawe burakuruhije, burakugoye, buratuma bakujoga, buratuma bakumenyera, buratuma bagusuzugura. Wari ufite umugabo, wari wubashywe, umunsi ntakiriho, ariko Yesu aravuga ngo arakuruhura ubwo bupfakazi, arakuruhura ko gasuzuguro bagusuzugura, arakuruhura ubukene ufite, arakuruhura ububabare ufite, aragukiza uburwayi bwakwizingiyeho, aragukiza igisebe ufite. Benshi bavuga ko ufite karande, iwanyu nta mukobwa ushaka, wanyu nta musore ushaka, wanyu bose baragumirwa, nawe uragumiwe. Ugize icyakora abyariraho, mu izina rya Yesu ndakubohora muri iki gitondo,
mu izina rya Yesu ndakubohoza ijambo, ndakubohoza maraso ya Yesu yabaye igitambo. Ijambo rye riragukiza. Niba Kristo yaratanze igitambo, warakize. Uyu munsi warakize, wakize kubw'igitambo, warahumanutse, ntugihumanye. Mu izina rya Yesu Kristo ushake mu maso he, usabane nawe, usengane nawe, umutindeho cyane. Ntutinde ku bantu, ntiwitwaze abantu, ntiwitwaze ibintu, ntiwitwaze igihe. Muntu wese anyura mu gihe cye, muntu wese agira igihe cye, agatambuka mu gihe cye. Ariko mu izina rya Yesu ndategeka muri iki gitondo, nyobowe na Mwuka w'Imana, ndategeka muri iki gitondo nyowe na Mwuka w'Imana. Ninde uri kunyumva muri iki gitondo? Ndabizi ko ari wowe ndi kubwira, ndabizi ko ari wowe ndi gusengera, ndabizi ko ndi kuvugana nawe. Mwuka w'Imana aciye muri njye aravugana nawe muri iki gitondo. Wakire gukira mu izina rya Yesu, wakire kubaho, wakire ubuzima, wakire ubuzima, wakire ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Wararushe, uyu munsi uraruhuka. Waragowe, umunsi ntago ukigowe. Warashonje, no munsi ntago ugishonje. Munyantege nke avuge ko akomeye, umukene avuge ko atunze, urwaye avuge ko akize, uhumanye avuge ko ahumanutse, imfubyi ivuge ngo ntago nkiri imfubyi, nabonye data. Mupfakazi avuge ngo ntago ndi umupfakazi, mu bigaragarira amaso y'abantu by'umubiri ndi umupfakazi, simbihakana koko. Ariko Yesu yavuze amagambo akomeye, kandi niwe koko se w'imfubyi zose, akaba umugabo w'abapfakazi bose. Niyo mpamvu muri iki gitondo nshuti yanjye ndasengana nawe, ndakubwira amagambo akomeye data ashize ku mutima wanjye ngo nyakubwire muri iki gitondo. Arakureba, arakubona, arakuzi, arakwitegereza. Ni umucunguzi wawe, uwamennye amaraso menshi y'igiciro akagucungura. Ijambo rye rirakweza umwanda wose, ijambo rye riragukiza muri iki gitondo. Nshuti yanjye, n'ubwa mbere unyumvishe, n'ubwa kabiri unyumvishe, n'ubwa kenshi unyumvishe, uyu munsi rero Mwuka w'Imana aciye muri nge kugira ngo azakubwire ibyo agomba kukubwira muri iki gitondo. Muri iki gitondo, muri iki gitondo aragendana nawe, azaca inzira aho utazibona, azaharura aho hatava inzira, araca inzira. Arakora ibikomeye, arakora ibikomeye, nta kintu na kimwe kitamushobokera. Arakora ibikomeye. Haleluya, haleluya. Yesu anaweza vyote, Yesu arabishobora byose, nta na kimwe kimunanira. Yesu yumva gusenga kwawe buri munsi kusenga. Yesu agutegera amatwi, yumva gusenga kwawe iyo usenze. Nshuti yanjye, ufite ikifuzo ushaka gusengera, ese urashaka kumenya gusenga? Nyandikira kuri 0788605044. Umbwira icyifuzo ufite, tugisengere. Data agira icyo akora kubw'icyo cyifuzo, hanyuma uzatera intambwe ujya usengera, ujye gushima. Tinari mfite icyifuzo kimeze gutya, data arangije aransubiza. Wimpamagara kuko ndi gusenga, wikora amakosa kandi uri umwana w'Imana wumvira.
ndiho ndasenga. Ntabwo ngo weze message niba uri guhamagara ntabwo ukijijwe urasuzugura, sibyo? Yego, ndiho ndasenga ngewe, ndiho ndasenga nonaha. Nkuhaye nimero ngo uze kohereza icyifuzo cyawe, uze kunyandikira message nyuma, cyangwa uzampamagare ntari mu kazi wamaje kumva ko ntari hano kuri mikoro, uzampamagare mbwira icyifuzo ufite tugisengere. Ngewe ndi igikoresho cy'Imana. Ngewe icyo nshaka kwakira n'ibyifuzo nkabisengera. Amashimwe nta n'impamvu yo kubimbwira ko ushima. Washima Imana aho utuye, washima Imana abo muturanye bakabibona, nabo ubwabo bikababera icyitegererezo cy'iby'Imana yakoze. Washima aho utuye, washimira aho usengera. Hari n'abatahafite muba muri mu rugo, umuntu wese mwuka w'Imana aramuyobora uko ari. Hari n'abatanga ituro ry'ishimwe. Uzagenda ujye kureba pasiteri wawe umuha ituro ry'ishimwe, umubwire uti fatanya nanjye gushima Imana ibyo yakoze, none nenzanye ituro ry'ishimwe. Nshuti yanjye, uzabibwirizwe na mwuka w'Imana, ntihakagire umuntu ubikubwira. Abantu benshi muri iyi minsi barayobye ngo bari gutanga ibitambo ngo kwihambuza, ngo kwizituza, ngo hari ikintu wakwishyura ngo kugira ngo wihambuze. Ni ukuri kuyampamagaye, niba uri kunyumva n'ugitanga uzaba uri mu mandwa. Ntuzavuge ngo hano hantu hari Yesu, ntawe uhari. Mbikubwiye nkoreshejwe n'umwuka w'Imana uvugira muri njye. Nta kintu na kimwe wakwishyura ngo ugure ubuzima bwawe imbere y'Imana. Nta muhuza n'umwe wo guhuza na Kristo, uguhuza n'Imana ni Kristo wenyine. Amaraso ya Kristo niyo aguhuza nayo. Inshuti yanjye, unyumve neza. Nutekereza kujya gutanga ituro ry'ishimwe, ngiye ntuzarinzanire kuko nge sindi umushumba. Uzarishira umushumba wawe, cyangwa uzarebe n'umuntu ushonje hafi iwanyu, musangire, mubwire uti uyu munsi turasangira, Imana yankoreye igitangaza, ni umuhigo nahize, ariko ntago wajya guhiga umuhigo ngo uwumbwire. Ibyo bizabere mu mutima wawe. Hanyuma nawe kandi ntuzabe igisambo. Niba hari iby'Imana yagukoreka guteza intambwe, bikomeza gushimira abantu ku munwa gusa, nawe uzakora akajeste nk'umuntu ufite ubumuntu. Ibi ntago ndi kubikwigisha, no kubikwibutsa. Gutanga ni umugisha kuruta guhabwa, kuko abahabwa si umugisha wundi. Niyo mpamvu nkubwira ngo gusabiriza ni umuvumo. Niba usabiriza uravumye, ugomba gukira uwo muvumo mu izina rya Yesu. Nta mukiranutsi w'Imana usabiriza, biragatsindwa. Ariko hari abo muzahura bakubwira ngo kugira ngo Imana igukorere iki ngo urishyure iki, biragatsindwa, barakubeshya. Uzamubwira uti toka abazimu bashye, wuzuye abazimu. Ngo yangu ugomba gutanga igitambo. Igitambo ni Kristo. Ibyo byanditswe bagoreka, uzababwira uti muraguye, muri Babuloni irimbuka, namwe murarimbuka. Gutanga ni impano y'Imana. Gutanga bigomba kuba muri wowe. Niba utagira umutima wo gutanga, uri igisambo. Ntabwo ibyo twajya kubishakira ahandi, uri igisambo. Ariko umuntu ntakaze ngo agusabirize ngo koko ngo ni Imana ivuze. Abantu bagenda ahantu bahagera ngo hano hantu hari Imana, ugasanga mugiye kuhasiga ubuzima ngo hari Imana. Yehe ugacwa, yahe ko hari ibyiyita Imana. Siko ijambo ry'Imana rivuga ngo shitani zamanura n'umuriro mu ijuru, umuriro umanuka abantu batangare ngo uziko ko hari Imana koko. Oya, ntago ariyo. Ntimukayobe, nimuyoborwe n'ijambo ry'Imana icyo rivuga. Nubwo tuzi ko benshi muri mwe bafite amagambo bagoretse kugira ngo bayobore imitima yanyu, ariko ndica uwo mwuka mubi mu izina rya Yesu. Nshuti yanjye uri kunyumva, reka mbisubiremo mbwirijwe na mwuka w'Imana. Mbwirijwe na mwuka w'Imana uri muri njye kandi ukuntumyeho.
nta muhuza uri hagati yawe n'Imana usibye Kristo wenyine. Nta muntu n'umwe uzakugira ku musozi kugusengera ngo yajyanye icyifuzo cyawe ku musozi kugisengera ngo none uri iwawe ngo uri mu byawe ngo uratuje biragatsindwa. Muzajyane nawe ujye gusenga. Sinakubujije kujya mu musozi kuko hari igihe watera umugongo ibikurushya n'ibikugora kubera agahinda k'ikibazo cyawe ukavuga ngo ngiye gusengera ahantu runaka kwiherera n'Imana, nawe uzijyane. Ntabwo ariho Imana iba ngo nuko uvuye mu rugo ngo none ntayo usize mu rugo. Irahari, nuko umutima wawe ukubwiye ngo shaka ahantu wiherera, nta cyaha ukoze, uzagende wiherere uhasengere, kuko ni iwawe mu gikari wahagira ubutayu ukahasengera, no mu cyumba cyawe wakwifungira na telefone ukayizimya naho wahagira ubutayu ukahasengera. Ahantu hose Imana irahari. Ariko abantu benshi barahahamutse ngo uriya muhanuzi ngo arebayo we, ko arebayo we, hehe areba. Uzagenda ugiye kureba umuhanuzi kuko Kristo ugiye gushaka, kuko nta Kristo ugiye gushaka aho hantu, ahubwo ugiye kureba umuhanuzi ngo avuge ku byawe kaho. Ibyawe we ntubizi se? Arabivugaho kandi ubizi. Abantu benshi bafite impano, ntago nabihinyuye, impano z'uburondozi. Abantu benshi bafite impano Imana yabahaye. Erega n'abapfumu benshi bajya mu bapfumu bababwira ibintu byabo bagasanga ari byo. None se nuko ari umwuka rero wabayoboye? Si ngombwa ko abantu bakubwira ibintu byawe nawe ubwawe urabizi. Bisengera ariko ngo runaka yaraboshe ngo ndamubohora. Wowe kutibohoye se? Umuntu ukubwira ko yabohoye abantu we taribohora. Data arakora, n'ejo yarakoze, n'uyu munsi arakora, n'ejo azakora. Ariko data ntabwo akora kubera ko wakoze mu mufuka. Oya, kuko no hanze y'urusengero, no hanze yo mu cyumba aho umusengera, n'uwatambutse Nyabugogo, n'uwaciye mu muhanda akavana ikiganza mu mufuka agakoramo agahereza wa muntu usabiriza, yakoze umurimo ukomeye. Yatanze ubwabyo. Kurekura n'umugisha, uwo mutima urekura n'umugisha. Niyo mpamvu nari ndi kuvuga nti ohereza icyifuzo tugisengere, dusengane, njye nawe dusengane. Ariko ntago nzakugira ku musozi ariko. Oya, ndamutse ntekereje kukugiraho n'umwuka wambwiye ngo jyana ibyo byifuzo ku musozi, ntago ngiye bwanjye nabyibwiriza cyangwa ngo ari wowe bimbwiriza. Urumva mukozi w'Imana. None bari n'abampamagara bakambwira ngo pasiteri. Oya, ntago ndi pasiteri. Ngo njyanira ngo ngende ngiye kujya kunsengera ngo iki cyifuzo ngo uzakinjyane ngo ku musozi. Ese ko mwamize ku musozi, Imana iba ku musozi? Imana iba ku gasozi, nta handi hantu haba Imana. Uzi ko Imana iri kutwumva none ahangewe nawe? Uzi ko umutima wawe warekuye ukafungurira Imana iri kuwubona none? Uwo musozi wundi uvuga ni uwe nshuti yanjye? Se ntubyara? None aha ibimenyetso bizagendana n'abizera ni ukwatura, kandi ku bantu bizeye ibyo tubatuyeho bigasohora. Ntabwo rero bisaba igiciro kuba utabyara. Nta gitambo uri ujye gutamba ngo ugenda ngo ujye kwihumanuza. None ari nabigisha ngo ni mubibe, ngo mubibe. Urabibira mu muntu, ubibira mu mubiri azasarura kubora, n'ubibira mu muntu uzasarura ubukene kandi wazatera imbere azakira. Nujya gusenga ahantu bakakubwira ngo biba ngo tanga igituro ngo kubera iyi mpamvu, uzahita ubabwire nibishoboka uzanamubwira uti yewe uti sinenze ko wayobye none ndasobanukiwe warayobye, uzahita usohoka wigendere. Kuko nutaba gutyo uzahora mu ruzerero. Uyu munsi wagiye ibunaka, ejo wagiye ibunaka, uzahora uzerera, uzapfa utabonye Imana. Kuko ntabwo wagiye gushaka Imana, wagiye gushaka profete cyangwa wagiye gushaka umuhanuzi. Ibyo ni ibinyoma, ni ibinyoma, ni ibinyoma. Nuhaguruka no kujya gusenga ibunaka utabwirijwe n'umwuka w'Imana, uzatagangara, uzagwa mu nzira. Niba abandi bahora mu dutenge twaboze, yego, niba abandi bahora mu dupantaro tuboze, niba abandi bahora mu twenda tuboze, niba abandi babyuka ku wa mbere bakajya ibunaka ukamusanga mu cyumba ibunaka
ngo agiye kwishakira Imana kandi si yo yagiye gushaka. Nshuti yanjye, ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubwoko bwanjye bupfuye buzize kutamenya, kandi muzajya mu Gihenomu kuko muzajyana n'ababayobeje bose. Ababayobeje bazagenda mu isi mwarabahaye itunga, ariko wowe umubabaro wawe uzawugendana kandi muzajyana. Ntabwo uzabwira Imana ngo naje kukureba cyangwa ngo ni runaka wanyobeje. Nawe ufite icyifuzo nshuti yanjye, dusengane. Urohereza icyifuzo cyawe, nanjye ngira akanya ko gushishamo amaso, hanyuma nkavuga nti Mana, urabona runaka na runaka bafite ibyifuzo bimeze gutya. Mana, ndabizi neza ko hari icyo wakora, kandi ndabizi neza ko imbabazi zawe zitagira akagero zagira icyo zikora. Uyu mumama ararira, afite agahinda, afite umubabaro rwose, nta byishimo afite. Urushako rwamubereye ikibazo na n'uyu munsi. Urushako rwamubereye ikibazo na n'uyu munsi. Aribaza niba yarashatse, aribaza niba yarashyingiwe cyangwa yarashyinguwe. Nta gisubizo afite. Nawe urohereza icyifuzo cyawe. Telefone yanjye ni 0788 60 50 44. Hanyuma mu kanya gato ndaje mfungure telefone ya radiyo, ngire abo tuvugana tuganira mu kanya gato. Ariko niba uri kumpamagara none kuri nimero nguhaye, ushobora kuba ufite ikibazo nawe cy'imyumvire. Aba bantu nibo rero nakubwiye n'ubundi usanga birwa birukanka mu bapfumu ngo ni abahanuzi, kuko ntibumva. Bene abantu baragorana n'ubundi. Niba utazi kwandika message, uzampamagare ntari mu kazi. Kandi umuhamagare muri discipline. Iyo uhamagaye umuntu mutaziranye, uramuhamagara ukamubwira uti nitwa Mukansanga Verediana, ntuye Nyarugenge, hanyuma mfite icyifuzo, ndifuza kunsengera. Ngiye narababwiye kuba nsengana nawe cyangwa kuba ngira uwo mutwaro wo gusengana nawe, nanjye ntago nari mbizi. Byaraje nyine binjyamo. Imana ikoresha ubishaka. Hanyuma rero ntago ngiye ndi pasiteri, ahubwo nanjye ni ubuntu nagiriwe, ndi umwe nawe, kuko ahubwo ngiye nakabaye ndi umugaragu wawe kugira ngo ubyumve neza, kuko nanjye nkoreshwa ibi, ari uko umwuka w'Imana aje muri njye akankoresha ibi. Hanyuma yabinkoresha, hari icyo Imana ibishaka, hari umuntu ibishaka gukiza, ubwo bivuze ngo nanjye ni ubuntu nagiriwe. Ntabwo ari titire nahawe, si n'ibyo nirata, ahubwo ni ubuntu nagiriwe. Ubwo buntu nagiriwe rero, si uko njye nagiriye Imana imbabazi ngo nze kuyikorera uwo murimo, si uko wowe nakugiriye imbabazi ngo nkusengere, oya, ahubwo nagiriwe ubuntu bwo kuba nagusengeye. Niyo mpamvu ndi umugaragu wawe rero. Yego, kuko uyu munsi urahari, wenda hari n'abampamagara akambwira ati unyigishe gusenga. Ni ukuri, hari n'abampamagara akambwira ati usengera he ngo tuzaze gusengana. Ahubwo njye nta rusengero ngira, ntarwo nanjye njya guterana mu z'abandi. Ariko guterana ni mu ikoraniro, tugomba kujya aho abandi bateraniye, mu nzu zitiriwe izina ry'Imana, kubera ko urusengero ni umutima wawe. Hanyuma tukajya mu nzu zitiriwe izina ry'Imana, twageramo tugaterana n'abandi, tukaririmba, tugafatanya nabo kuririmba, tugafatanya nabo gusenga, tukajya umujyo umwe, byarangira tugataha. Ariko biragatsindwa kugeramo, wageramo umuntu akakubwiriza ibitekerezo bye, cyangwa umuntu akagusengera, yarangiza akavuga ati kugira ngo nkusengereho bikunde urazana ibihumbi 10, urazana 5. Hari aho nagize bavuga ngo ni bande bafite 10 ngo bazane ngo dusengere ibihumbi 10. Ariko kuko Imana bayibona mu mafaranga. N'Imana yaraguye ngo izagukoresha, tegereza, izaca inzira z'uburyo izagukoreshamo. Ujya gutekera abantu imitwe ngo baguha amafaranga ngo kubera ko Imana yaguhamagaye. None Imana niba yaraguhamagaye, yaraguye ngo ugende ubakoremo amafaranga. Amafaranga ko yabaye ikibazo, abantu barimo barangisha abantu Imana, none abakene ntibazabona Imana.
Imana niyo abantu batunze amafaranga gusa, abakene ntacyo bazabona. Abantu barangisha abantu Imana, mwarangiza mukambwira ngo ni bakozi b'Imana. Ayo ni amakosa. Ayo makosa kandi Imana birayibabaza. Ariko bene abo bahanuzi bazapfa nta kabuza. Wowe rero nshuti yanjye ushobora kuba uvuga uti sinzi no gusenga, ndanezererwa. Hari abampamagara bakambwira bati njye ntago nzi gusenga, ariko disi ari ibishoboka unyumvishe rimwe kabiri gatatu twazamenya gusenga njyewe nawe. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza, Imana ikureho n'amaso y'imbabazi muri iki gihe. Mfite ibyifuzo bitandukanye rero abashuti banjye banyandikiye, kandi reka nkubwire ngewe uko waba umeze kose uri inshuti yanjye. Ariko hari n'abampamagara bantuka. Ejo bundi hari uwampamagaye ndamwitaba, si umwe si babiri, mwitabye arambwira ngo gapfa. Ndavuga nti ntivuba aha rwose, humura umunsi wanjye nugera nzapfa. Ngo agenda agapfa. Ndabyikiriza. N'ubyandika rwose akantuka nkikiriza. Kubera iki? Mu isi, twewe ubwacu mu isi turi ibikoresho by'Imana, turi ibiremwa by'Imana, turi poroje z'Imana. N'uwambwiye gutyo kandi Imana iramukunda. Ushobora no kubona none umunsi uri kunyumva arambwiye ngo ndagapfa. Yewe nshuti yanjye, hari umunsi, hari igihe nzapfa, twembi njye nawe tugapfa, uwo munsi tugapfira rimwe, ntacyo bitwaye. Ariko ikibazo ni aho tujya, ikibazo ni icyo dusize. Ushobora kunyandikira kuri WhatsApp, ushobora kunyandikira ubutumwa busanzwe, ariko noneho waca kuri WhatsApp ukandika kuri iyo nimero. Ariko noneho wabwira mugenzi wawe uti dufite isaha yo gusenga mu gitondo saa 11 kuri Radio Umucyo, tuze kuzinduka dusengane, tuba turi kumwe na Ikuzo turi gusengana. Hanyuma Imana iguhe umugisha nshuti yanjye, Imana ikugire neza. Ntihakagire ukukanga, kandi mu isi nta muntu n'umwe ukomeye. Yagukomera akagutsinagaza, akakubabaza kose, akakubabaza, ni nyokobuja, ni sobuja, ariko ntuzamusubize nabi, ntuzamubwire nabi. Nanagucira mu maso uzihangane, nkubwire uti sorry, wigendere. Kubera iyo mpamvu wowe uri poroje y'Imana, wowe Imana yaguteguyemo ibintu bikomeye. Reka nkubwire akantu kamwe. Kera hari umuntu umwe twabanaga mu rugo, nafite homba hano muri uyu mujyi. Icyo gihe narabyibuka, nigaga mu wa gatatu, hari mu wa gatatu secondaire. Njya kumusaba, yarakijijwe, ndamubwira nti twibanire, so mbayeho nabi, mbe gufasha imirimo, kandi nzajya njya no ku ishuri, kandi byose nzajya mbikora. Ahita asezerera umukozi nyine, ibindi nsigara mbikora byose. Ariko ndibuka yazaga kandi ayo maso akanshira ngo wagicucuwe. Avuga ni koko ndi igicucu. None se nkubeshye? Ni ukuri kw'Imana ndi igicucu pe, ndi nacyo, ko nanjye nabonaga ndicyo. Ese nawe najyaga no kwiga kubera kutagira umwanya wo gusubira mu masomo, nkanatsindwa. Ariko muri iyi minsi ndamuzengereje, ngira ngo icyo bisobanura cyumva. Ndi poroje y'Imana, nawe uri poroje y'Imana. Uwo muntu ugukanga ko akomeye imbere yawe, akagutsinagaza, akagukomeretsa, akakujoga, akakubwira amagambo y'amajogo, akagucyurira, agashinga urutoki mu gisebe wifitiye, mu gikomere cyawe, umubwira uturi kurunshingamo uyu munsi. Wenda ntunabimubwira atagutera inshyi, ariko bigambiriye mu mutima, uvuga uti mbivuze mu mutima. Nubwo uri kunjomba mu gikomere uyu munsi, ukagiturubika, ukakibabaza, ntago tuzi uko ejo bizaba bimeze. Icyangombwa ni uko umwami wanjye nkunda, kandi ari kubibona ko umutima wanjye nta kibi kirimo, nta n'icyo ngambirira, kuko ijambo ry'Imana riba muri nge ritazanamvamo, riravuga ngo muvuge ukuri nko kuri mu mitima yanyu. Nshuti yanjye, Data kugirire neza, Data kwambika imbaraga. Nubwo buzima benshi babamo, hari abagore baba mu ngo babayeho mu bwo buzima, hari abagabo babaho mu bwo buzima mu ngo zabo, hari abana babayeho mu bwo buzima iwabo bavuka, hari abakozi bakora mu rugo babaho mu bwo buzima, hari abakozi bakora mu bigo bikomeye, bose babwira gutyo.
rimwe na rimwe n'ubikubwira nyamugana akaba ari umuntu uvuga ko akijijwe rwose, ugera imbere ya mikorofone agahwera, ukabona yarerembuye amaso ngo yafashijwe, ariko kamere ye nuko nyine. Bene abo ntibaravirwa n'umucyo wa Mwuka Wera ngo aze muri bo abigishe abatoze. Ni bashiki bacu babayeho mu bwo buzima, bafata umwanzuro bakajya kurara ku muhanda, bakajya kwicuruza ku muhanda, babaye ibidandazwa. Ni bashiki bacu, abakobwa bacu, ni ba masenge, ni ba mama wacu, bari hariya ku muhanda, bari guhura n'abagabo bafite udufaranga duke tw'intica ntikize, cyangwa bita twinshi kandi ari duke ntacyo tubamariye. Bene wabo bashonje bakajya kutugura abo bakobwa, bakabazana bagakora ibyaha by'umwanya muto, basinze cyangwa ni bazima ariko barapfuye, nta bwenge bafite, bitwa ko bize, bitwa ko ari abahanga, ariko nyumvira kujya kugura umukobwa we. Si umuguzi ugasanga ari umukobwa wawe, cyangwa ugasanga ari mwishywa wawe, ari umukobwa wa mushiki wawe. Ariko nibwo buzima babaye. Bandi mufite abana, sinakubaza ngo se waba abana ninde, ni ba se batandukanye. Ntago ubuzima nibwo wishimiye kubamo, ntago aribwo wahisemo. Ariko Yesu aravuga ngo uri poroje y'Imana, kuko niwe uguhuza n'Imana. Rimwe na rimwe hagiye n'uwateye n'agavuga njye gusenga, kanjye aho basenga, yagera agahura na ba bantu bamubwira ngo gira icyo utanga ngo kugira ngo Imana ikumve. Umuntu aje arushye, umuntu aje ababaye, afite abana 4, afite abana 5, umugabo yamutanye abo bana, araje ageze imbere yawe, agize ngo uri umuhanuzi koko, agize ngo uri umushumba koko, agize ngo uri umubyeyi se basugiye kumufasha, birangije umubwiye ngo genda ushakishe ngo ikintu cyakugomboraho ngo karande ngo umuvumo. Ariko se wowe wogakizwa we koko, iyo nda yawe yabaye nk'igihuru, igihuru basukamo ntibigaragare, cyangwa ni Nyabarongo basukamo igatwara. Nubundi se ko ntacyo wabona cyagukiza, ko n'ababifite bahora bifuza ibindi. Dufite abantu hano hepfo hano za Tarinyota, naho hasi Tarinyota barifashije, ndavuga hasi hano mu gishanga, bashonje bambaye ubusa, bandi bari gutwarwa n'ibiza kubera ko batuye aho wenda mu manegeka like n'ahandi, bafite ubushobozi. Uko ufite ubushobozi wakabatekereza utuye munsi nihe nasimbukira tukagira dufasha, ahubwo urahotekereza icyo uri maze ubwo bufaranga bwawe bw'intica ntikize, urajya kuguramo umwana mutoya. Bandi bana babayeho nabi kubera ubuzima bw'imiryango y'iwabo. Uri umugabo, uri umugore, urabona nawe mubyaye gukura byaranze, mukomeje no kubyara n'abandi bo kwicisha inzara. Ejo abandi barajya mu muhanda, umwana w'umukobwa ejo arabura amavuta yo kwisiga, agenda ahure n'ufite amafaranga y'ubusa y'intica ntikiza aho hepfo, amubwo bufaranga namara kumuha mutera inda, ejo azaza yicaza aho, ugira abuzukuru, ugire n'abana bose barangana, n'umukuru ntiwamwohereza ku mugezi. Nibyo bibazo buri munsi twakira, nibyo byifuzo kenshi duhura nabyo. Abantu barashakanye, bubatse urugo, bameze neza, ariko wagira ngo umugabo yakuzanye yarangaye, ntiyari yarebye, yaribeshye. Cyangwa se wagira ngo wowe washatse uwo mugabo wibeshye. Imyaka 2 gusa, umwaka umwe, imyaka 5, imyaka 10 ngo mwatandukanye, ngo ntago mubasha guhuza. Uribaza, ntago mubasha guhuza, muratera ibikomera barumuna banyu, ntago bazashaka, bazaririmba ngo nta gikwe, ntabyo bazajyamo. Kubera iki? Ababanjirije byabananiye. Murimo muraha shitani urwaho kugira ngo ikomeze gusonga imitima y'abantu. Ariko reka mbabwize ukuri kw'Imana, Data ariho ni umubyeyi, ni umutunzi w'imbabazi, yatanze Kristo, amena amaraso ye, araducungura, ijambo rye riratweza. Umunsi turera kubw'ijambo rye, umutima wawe niwe uganira nawe, ukamenya ngo umutima urakora ibibi cyangwa urajya mu bibi, uragambanira mugenzi wawe, ariko mwahura ukamwereka isura nziza. Umuntu arakubitsa ibanga mukanya ukarimena, mugoma ari kuri wowe. Ariko Data ndabizi ko
afite imigambi myiza ku buzima bwawe niba wemera guhitamo kumukurikira. Yesu ni wenyine wakuruhura. Yesu niwe ufite byose. Yesu niwe utunze byose. Ndabikubwira buri munsi, inzara nikurya ikarya abana bawe, uzirukanka uzinduka ujye kureba umuntu ufurira, ujye kureba umuntu uterurira ibishingwe. Ntuzasabe. Gusaba ni umuvumo. Reka mbisubiremo, gusaba ni umuvumo. Ego, gusaba, gusabiriza, kwaka ideni rya buri kanya ni umuvumo nshuti yanjye. Ndabikubwira mbwirijwe n'umwuka w'Imana, ntuzongere gusaba. Ntuzongere gusaba. Uzamanuke n'ibyanga, uzamuke n'ibyanga, utambike n'ibyanga, uhindukire uze mu rugo wicara aho ubwira Imana ngo ndaje n'abana wampaye, tuje kugwa imbere yawe, noneho baze badushyingure birangiraho kugira ngo njye gusabiriza uwo muvumo nkurikirane, uzakurikirane n'abana banjye. Tuje kugwa hano imbere yawe kuko ntako ntagize. Erega nababwiye ngo muvuge ukuri nk'ukuri mu mitima yanyu, mubwize Imana ukuri. Irabona ukuri, irakureba, irakubona, irakuzi, ntabwo ikuyobewe. Ibwira uti nakoze uko nshoboye kose